Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi nk'uko mubizi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho twari tumenye ko tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe, ariko aka kanya tuje kubasobanurira bimwe mu byabafasha kugira ngo mukosore biriya bizame bitabagoye. Uyu munsi tugiye kureba ku byapa by'inyongera n'ibintu by'ingoboka cyangwa ibintu ngoboka. Ese ni ibihe? Hano rero tugiye kugenda kimwe kimwe dusobanura, twumva ubusobanuro bwa buri kimwe kugira ngo nitugerwaho mu kizame tuzatsindire ku manota hejuru, kubera tuzaba twarabonye amasomo adufasha kumva neza biriya bizame biba byabajijwe, tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Mbibutsa ko kode zo ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 gufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, ufite akazi katakwemerera ngo uze twigane mu ishuri, nawe tuyikoresha iyo nimero ukaduhamagara cyangwa ukatwandikira tukakwigisha mu gihe gito, ukagenda ugakora ugahita utsinda. Murabizi niyo gahunda yacu. Rero tugiye gutangira dusobanura, nubwo twaba wagize ikibazo mwa bino bintu turi gusobanura, bitunyandikire cyangwa ukamamagara kuri iyo nimero maze kubabwira 0789 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose uba wagize mwa bino bizame biba byabajijwe, mwa bino masomo mba nashyizeho. Serivisi aba ari ubuntu. Ibyapa by'inyongera cyangwa ibyapa nyongera n'ibintu ngoboka. Tugiye gutangira A ni ibyapa nyongera. Nka kino cyapa cya mbere cyanditsemo 200 na M, bisobanuye metero 200. Iki cyapa cyerekana intera iri hagati y'icyapa n'intangiriro y'ahantu hatera ibyago cyangwa ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa. Nka kino cyapa ugasanga bashyizeho icyapa ariko icyago kugira ukigereho hari intera irimo. Rero niba bashyizeho icyapa bagahita bashyiraho kino cyapa nyongera kirimo wenda metero 50, bari kukubwira wenda ko niba bashyizeho icyapa kiburira kirimo ikirango cy'inka, kiri kukubwira ko imbere hari inzira y'amatungo cyangwa hakunda kwambukirwa n'amatungo, aho hantu hakaba ari muri metero 50. Ubwo rero kino cyapa cyanditsemo 200 bagishyiraho bitewe n'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa bari kukubwira atangira gukurikizwa. Niba ari ahantu hari umuhanda ufunganye bagashyiraho kino cyapa bagashyiraho metero 20, bari kukubwira ko nugera muri metero 20 aribwo umuhanda uraba utangiye gufungana. Mbibutsa ko namaze kuhakorera video y'ibyapa byo ku mihanda, subira kuri YouTube channel yacu uyirebe kugira ngo nujye ugera ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikindi cyo ni ukubibutsa ko nubwo tuba turi gusobanura ugize ikibazo itunyandikira cyangwa ukamamagara nkagusobanurira. Icyapa gikurikiyeho uri kukibona, hari abashyizeho utudomo hashyirwamo imibare. Bashobora gushyiraho 5 kilometero 5, bagashyiraho 6 kilometero 6. Aka kapa ko kerekana uburebure bw'igice cyatera ibyago cyangwa bw'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa. Niba bari kwerekana ahantu hari umuhanda mubi bagashyiraho icyapa kiberekana, ariko aho hantu hari umuhanda mubi cyangwa umuhanda wafunganye bitakundira abayobozi kubisikana nta nkomyi, bagashyiraho wenda ni uwo muhanda uraba ufunganye ibirometero, hano bashyize utudomo bagashyiramo umubare ibirometero wenda 2, niho umuhanda uraba ugiye ufunganye paka ibirometero 2 birangiye. Ndakeka ko na kino mucyumvishe. Icyapa gikurikiyeho ni kino cyanditsemo 10 metero ariko harimo agafresh karebye ibumoso. Aka kapa kerekana umwanya w'ahantu habujijwe guhagarara umwanya munini cyangwa umwanya muto ku binyabiziga bibujijwe cyangwa bigenwe. Hano haba hari icyapa, niba hari icyapa kikubuza kuba wahaparika ikinyabiziga bashyizeho icyo cyapa, rero bakakwereka noneho akanya kerekana umwanya w'ahantu. Ese aho hantu habujijwe kuba wahagarika ikinyabiziga hangana hate ni hehe? Bagashyiraho rero umubare, bashobora gushyiraho metero 10, bashobora gushyiraho metero 5, bagenda bashyiraho bitewe n'uwo mwanya muto bari kukubuza kuba wahagararamo. Icyapa gikurikiyeho ukabona handitse 1 2 3, ubwo no twapa tugiye dutandukanye. Akapa ka mbere kerekana igice cy'umuhanda kiri hirya y'ikimenyetso. Akapa ka kabiri kakerekana ibice by'umuhanda biri hirya no hino y'icyo kimenyetso, naho akapa ka gatatu kakerekana igice cy'umuhanda kiri hino y'icyo kimenyetso. Ndakeka ko hano biri kumvikana.
Dukomeje n'icyapa gikurikiyeho, noneho tugiye kuri B, tugiye kureba ibintu by'ingoboka. Ese iyo bavuze ibintu by'ingoroboka baba bashatse kuvuga iki? Ndakeka ko abantu mujya mukosora bino bizame tuba twashyizeho biba byakozwe, mugenda muhura nabyo mukabona ngo ibintu by'ingoboka rimwe na rimwe wenda mushobora kutumva neza icyo bishatse kuvuga. Niyo mpamvu nkurikije abantu benshi bambwiye ati nzabibategurireho isomo, nahise mbateguraho isomo. N'andi ukeneye ko nyakwigisha yandike muri comment kugira ngo ujye uhita uyabonera ku gihe. Reba nka kino cya mbere tubonye, gifite ishusho ni mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Aha haravuga ngo aho bagobokera ibinyabiziga, aho bagobokera ibinyabiziga cyangwa se igaraje. Niba utwaye ikinyabiziga cyawe ukabona kino cyapa, bari kukubwira ko uramutse ugize ikibazo aho hafi hari igaraje, bagashyiraho rero kiriya cyapa kugira ngo, murabizi ibintu byose bishyirwaho mu muhanda bari kugira ngo birusheho kunoza imigendere isanzwe y'ibinyabiziga. Rero bagomba kukurangira ko aho haba hari igaraje, waba wagize ikibazo ku modoka yawe ukaba wagera ku garaje bakagufasha. Icyapa gikurikiyeho nacyo muri kukibona, kiriya kirango ndakeka ko muri kukibona. Kino cyo kirasobanura ngo ahari esansi na mazutu cyangwa kuri sitasiyo. Kino cyapa ndakeka ko mugenda mukibona, nk'iyo ugiye kugera kuri sitasiyo ushobora kubona mazutu igiye kugushirana cyangwa lisansi mu kinyabiziga cyawe. Rero iyo ubonye kino cyapa uhita umenya ko ugeze hafi ya sitasiyo, ukaba wagenda bakagushyiramo indi kugira ngo ubashe kugenda urugendo rwawe bitakugoye kandi bitakuruhije. Icyapa gikurikiyeho kirimo kano kamenyetso, ariko abantu bafite n'amatelefoni n'ubundi murakazi. Kano kantu kaba kuri telefoni, haba na telefoni za kera, za zindi za kera cyane zabaga bitaga ngo ni za gatoroshi, babitaga ngo ni kuri yesi, wakanda ukaba uri gutelefona. Rero kino cyapa bakerekana, kiba kiri kwerekana ahantu hari telefoni. Murabizi hari telefoni, nuko ubu ngubu wenda iterambere ryaje, ariko n'ubu ngubu biracyabaho. Hakaba hari telefoni ziba ziri nk'ahantu ku muhanda, ukagenda ugahamagara ukavugisha umuntu, warangiza ugasubira mu rugendo rwawe wenda nta telefoni ufite ugakomeza. Ariko kino cyapa nicyo kiba kiri kwerekana aho hantu batelefonera. Icyapa gikurikiyeho uri kubona ko kirimo uburiri bushashe neza mu kirango. Hano havuga ngo hoteli cyangwa hari icumbi. Ashobora kuba ari ahantu hari hoteli. Murabizi hari abantu bakora urugendo rurerure. Impamvu bino byapa babishyiraho, hari umuntu ukora urugendo rurerure utwara ikinyabiziga ijoro ryose, rero ashobora kunanirwa akaba yaparika ikinyabiziga akajya kuryama. Niyo mpamvu bino byapa bagenda babishyiraho kugira ngo birusheho gufasha abantu bose bari gukoresha umuhanda. Rero kino cyapa cyo kiba kiri kwerekana hari hoteli cyangwa hari icumbi. Hano rero ikibazo bashobora kukubazaho, barakubaza ngo ibyapa ese by'ingoboka cyangwa by'inyongera ese biba biteye ku buhe buryo? Ugahita uvuga ati ni ishusho, ni mpande enye, umuzenguruko w'ubururu cyangwa mu ibara ry'ubururu, ubuso bwera ndetse n'ibirango by'umukara. Ubwo biba bifite amabara atatu: ubururu, umweru n'umukara. Ndakeka ko bino bibazo mugenda muhura nabyo, niyo mpamvu nabibateguriyeho agasomo. Kino cyapa cyo kivuga ngo aho bafatira ifunguro. Uri kubona harimo ikiriko, hakabamo n'ifoke. Mu kinyarwanda cya kera harimo ikiyiko, hakabamo n'ikanya. Ese kino cyapa iyo ukibonye utekereza ko ugeze he? Bari kukubwira ko ugeze aho bafatira ifunguro. Utwaye ikinyabiziga, urashonje, ukeneye kuba wagenda ukaba warya, cyangwa abo utwaye bakeneye kurya. Iyo ubonye kino cyapa ukeka, uhita umenya ko ugeze hafi y'ahantu bashobora kuguha ibiryo cyangwa ifunguro ukarya, hasigaye ugakomeza urugendo rwawe nta kibazo. Icyapa gikurikiyeho kiravuga ngo urunywero cyangwa urusamuriro. Urunywero cyangwa urusamuriro. Hari igihe uba udashaka kurya, ariko ukaba wafata nk'akantu kataruhizanyije, ugafata agakawa cyangwa akantu gasanzwe, cyangwa ugiye urusamuriro. Ubundi ni nko kugenda utagiye kurya ngo ngiye kurya mpage, ari kugira ngo bifashe umubiri kugenda ugasamura. Ndakeka ko kino kinyarwanda muri guhita mucyumva neza. Rero kino cyapa iyo ukibonye umenya ko ugeze ahantu hari urunywero cyangwa urusamuriro. Hano bari kuvuga urunywero, ntabwo bari kuvuga inzoga,
murabizi gutwara ikinyabiziga wasinze cyangwa wanyweye inzoga ntabwo byemewe. Murabizi mu minsi ishize, murabizi byari bimubayeho kubera gutwara ikinyabiziga adafite uruhushya rw'agateganyo. Niyo mpamvu hano turi kurushaka. Ndetse n'ikindi, kuba watwara wasinze nabyo biba ari ikibazo, ntabwo byemewe. Iyo bagufashe naho baraguhana, bakaba banagufunga. Icyapa gikurikiyeho rero uri kubibona ku kirango ukuntu kimeze, kiravuga ngo ahateganijwe ururiro rw'abahisi. Ahateganirijwe ururiro rw'abahisi. Ndakeka ko biri kumvikana. Niyo mpamvu ikintu ukeneye ko tukwigisha wowe ujye ucyandika muri comment. Ndahari kugira ngo mbigutegureho isomo kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Kugira isomo ryose nshyizeho ujye uhita uribonera ku gihe. Icyo ukora ni kimwe, ukanda subscribe aho hasi, naba nkigishyiraho isomo rishya, ikizame gishya gikozwe, ugahita ubibonera ku gihe. Ukeneye ko mwigisha by'umwihariko, ntabwo uzi gusoma neza cyangwa urakora bakagusoneraho utarangije gukora, cyangwa ukaba ari bwo bwa mbere uje kwiga amategeko y'umuhanda, cyangwa ukaba usanzwe yiga ariko ukaba ukeneye umuntu uba ukuri iruhande akamenya se ugeze he, hari kubura ibingana iki kugira ube wagenda ugakora rimwe ugatsinda, uhita utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 078 935 16 26, tukakwigisha mu gihe gitoya cyane, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu, gukora rimwe ugahita utsinda. Rero kino cyapa gikurikiyeho kiri kubona ko kirimo abantu. Hano haravuga ngo aho bahagurukira batembera ku maguru. Aho bahagurukira batembera ku maguru. Ukaba utwaye ikinyabiziga cyawe ariko ukavuga ati reka nze mbe ntembera n'amaguru, wenda bitewe n'ahantu ugeze uvuye mu kinyabiziga. Haba hari kino cyapa rero kikwereka aho bahagurukira batembera ku maguru. Ndakeka ko wari amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri kubera gukunda gukosora ibizame. Ndi kugira ni ikizame turi gukosora, ariko ndakeka ko uri kugenda ubibona. Icyapa gikurikiyeho kiravuga ngo ikibanza cy'ingando. Kubona ko hari ahantu hari ingando. Ingando ni iki? Hari abantu rero batamenya ingando, cyane cyane abana cyangwa abantu bo muri za 2 kuzamura. Hari igihe baba batazi kino kinyarwanda gikoreshwa, ariko abantu twe bakuru duri guhita tubyumva neza. Iyo bavuze ngo ingando, ni kwa kundi mujya mubona ngo ahantu ngo bagiye mu ngando, baba bagiye bagashinga ibintu bimeze nk'amatente bakajya babibamo, nibyo bita ingando. Rero hano havuga ngo ikibanza cy'ingando. Icyapa gikurikiyeho cyavuga ngo ikibanza cy'abantu bagenda ku nyamaswa. Ndakeka kuri kukibona, ikibanza cy'abantu bagenda ku nyamaswa. Ubundi hano ikintu kigambiriwe ni ukumenya ese bino byapa biteye ku buhe buryo, ukaba ubizi kuko barabibaza. Rero kuvuga ngo icyapa cy'inyongera cyangwa ibyapa by'ingoboka utabizi utarabibonyeho, hari igihe bikugoye kandi n'ubundi byoroshye. Kino cyapa cyo kikavuga ngo ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagenda ku nyamaswa. Ndakeka ko nacyo uri kubona ukuntu giteye, ukabona n'ibirango byacyo. Ndakeka ko ukibonye wahita umenya icyo gishatse kuvuga. Icyapa kiravuga ngo icumbi ry'urubyiruko. Hakaba ari icumbi ariko hagomba kuba hari urubyiruko. Murabizi urubyiruko ibyarwo, niyo mpamvu bagashyiraho amacumbi y'urubyiruko, ay'abantu bakuru. Rero kino cyapa cyo iyo kibonye arakubwira ati hari icumbi ariko ry'iki ry'urubyiruko. Andi baba bakunda ibintu byo kubyina, waba wariyumviye uturimbo twa karahanyuze bikaba byakubangamiye ubaye uhari. Niyo mpamvu kino cyapa cyo kikwereka ko hari icumbi ry'urubyiruko. Cyapa gikurikiyeho nacyo cya nyuma kiravuga ngo ahari ubutabazi. Kino cyapa kirimo kino kimenyetso cy'agasaraba k'umutuku, kirimo ubuso bw'umweru n'umuzenguruko w'ubururu, kigaragaza ahari ubutabazi. Wenda utwaye ikinyabiziga cyawe ukoze impanuka, urumvikana ukeneye ubutabazi bw'ibanze. Iyo ubonye kino cyapa uhita umenya ko ugeze ahantu hari ubutabazi, bakagenda bakaba bagufasha ugasubira mu kinyabiziga cyawe ugatwara. Ariko hano hari ubutabazi ntabwo ari kuvuga kwa muganga.
kwa muganga ndakeka ko kiriya cyapa cyo kiri mu bwoko bw'ibyapa biranga. Niba utari wareba video yo ku byapa, genda usubireho uyirebe kugira ngo nujya ugera ku bibazo nk'ibi byere kujya bikugora. Murabizi, niba ukeneye ko hari ikindi kintu nkwigisha cyandike muri komenti. Hari n'andi masomo yose ndi kugenda mbategurira, w'icyo ukora ni kimwe, ukanda subscribe kugira ngo niyashyiraho uzahita ubibonera ku gihe. Ibindi byo ukeneye ko twigisha by'umwihariko uri kure, ntibyagukundira kuza ngo twigane mu ishuri bitewe n'akazi ukora. Hari abantu baba bafite akazi katagukundira ngo uze mu ishuri twigane, ukora nijoro cyangwa ubyuka kare kare ugataha nijoro. We uduha amasaha ku munsi ubonekaho ku munsi, iyo ageze turaboneka tukakwigisha mu gihe gitoya, ukagenda ugakora ugahita utsinda bitagusabye kugira ngo uze wigane natwe mu ishuri. Kandi ikindi ku biciro biri hasi cyane, kuko murabizi intego yacu ni ukugira ngo mukore mutsinde bitabagoye. Ukeneye kwiga ikinyabiziga nabwo uhita uduhamagara kuri 0789351626 tugafasha kwiga ikinyabiziga mu gihe gitoya. Ibindi byo uramutse wagize ikibazo mwari no somo tumaze kwiga, nawe uhita ukoresha nimero ukanyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira ikibazo cyose wagize iba ari ubuntu. Weho niba uri watangiye gukora, uri hafi gukora, jya urareba bino bizame biri kuba byakozwe, aba ari byo ukosora. Usubire kuri YouTube channel yacu, murabizi ibizame ibibazo bigenda bigaruka, urebe video zacu. Wihintego uvuga ati buri munsi nzajya ndeba video ebyiri, ujya kumara igihe cy'icyumweru kimwe n'igice, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Njye mbabona abantu benshi baba bavuye gukora mukaza kudushimira, ari abaduhamagara, ari abatwandikira, ndetse ari namwe mu byandika muri komenti, biradushimisha cyane. Hari n'abakanda akanyenyeri, abari kuri 0789351626. Imana ijye ibaho umugisha, ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.